ariko wa mwana we kuki utumva? Igihe cyose mba nakubwiriye ntago ubona ko nkeneye kujya kunzanira kiriya kintu, kandi uzansaza. Ubu ntagomba nibaza impamvu mu matwi yawe hatazamo kumva ibyo nkubwira. Nawe mubyeyi, nimba uhora mu ntambara zimeze gutya buri munsi kandi ukaba wifuza ko byahinduka kubera ko hari igihe wicira urubanza impamvu wabwiye umwana nabi ntabwo yari abikwiriye, cyangwa se nawe ukumva umerewe nabi bitewe n'uko wamubwiye nabi, iki kiganiro ni wowe cyagenewe. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu kuri uru rubuga rwa Christelle Psychologist, aho tubona byinshi ku burere bw'umwana, ubuzima bwiza ndetse n'urukundo. Turabashimiye ko mwadukurikiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kuvuga nabi ku mubyeyi. Ese bigira ingaruka ki ku mwana? Ni gute umubyeyi ashobora kuba yabigenza kugira ngo abigabanye kandi umwana amwubahe, akore ibyo amubwiye bitabaye ngombwa yuko avugira hejuru? Ntucikwe, ni mukanya. Hari umunsi umwe nari mvuye ku kazi, umwana wanjye w'imyaka 5 abaraje aransohoje, ariko hashize umwanya mbona agiye gukora mu mata y'umwana mutoya wari uhari, kandi naramubwiye ko mbere yuko yakoraho agomba gukaraba intoki. Urabyumva nawe, ikintu cyahise kiza ni ukwiyumvamo ko ngomba kumubwira nabi bitewe n'uko ibyo bintu n'ubwa kenshi nabimusubiriyemo, n'ubwa kenshi nabimubwiye. Ndamubwiye ariko ubwo ngubwo urabona ayo mata y'umwana uri gukoraho utakarabye intoki? Urumva nibwo yari akimbona, nibwo nari nkigera mu rugo. Nagakwiriye kuza ni neza, nagakwiriye kuza nishimiye kumubona ndetse no kumubwira ibintu byiza, ariko nicyo kintu cya mbere yari yumvishije kuva nagera mu rugo. Ahita ambwira ati ariko mama, kubera icyo uri kuvuga nabi? Nibwo nahise numva ko navuze nabi. Cyo ngira ngo nkubwire mubyeyi udukurikiye, nuko rimwe na rimwe kuvuga nabi no kuba umuntu uwo ari we wese bimubaho, ariko ni ibintu dushobora kwiga guhindura, ni ibintu dushobora kwiga kuba twakora mu bundi buryo. Igihe unaniwe, igihe ubabaye, igihe ufite stress, igihe uri mu bintu byinshi, biroroha ko ikintu cyose kinyuze mu maso yawe kiba gishobora kukurakaza. Ariko uyu mwana ibyo umubwira we bimugiraho ingaruka mu gihe kirekire. Mu by'ukuri hari byinshi bitera nk'uko turi bubibone muri iki kiganiro, ariko wowe nk'umubyeyi nubwo ubivuga by'akanya gato, we kuri we birakomeza bigakora icyo nakwita nko kugira ibyo bimuremamo, agenda yitwararika umunsi ku munsi no mu mikurire ye. Ntago bishirira hano. Ndibuka umwana w'umukobwa nigeze kwakira afite imyaka 22, ariko akambwira ati uyu munsi ngira ubwoba bwo kuba nagira ikintu nkora, nagira ikintu ngerageza, nagira umuntu negera mbona ko ashobora kuba yagira icyo amfasha, kubera yuko kera mama yajyaga ambwira nabi. Mu kumbwira nabi, uyu munsi yongeye kugira undi muntu naka ubufasha, mba ntekereza ko nawe ashobora kuba yambwira nabi nka mama, kandi mba numva atari ibintu nabasha kwihanganira. Rero abana bacu biba bishobora kubagiraho ingaruka igihe kirekire. Niyo mpamvu ni ikintu gikenewe ko tugihindura. Bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma tubwira nabi umwana, mu by'ukuri ntabwo ari ukubera yuko uyu mwana aba yakoze nabi, kuko buri mwana ashobora gukora nabi ariko akanigishwa mu buryo bwiza. Kubwira nabi umwana ni ikibazo cyacu twebwe nk'ababyeyi, ni nayo mpamvu no kugihindura biba bishoboka. Ni ikibazo cyacu mu buhe buryo? Cya mbere, iyo ufite umunaniro w'igihe kirekire, biragora ko wa muntu ukoze ikintu kitagushimishije ushobora kumwihanganira. Cya kabiri, iyo dufite stress,
stress sinagerageza kuyivuga mu magambo y'ikinyarwanda wenda ngo mbashe kuyabona, ariko iyo dufite stress hari ibintu runaka turi kunyuramo bitatworoheye, biratugora kuba twavuga neza, twabwira wa mwana neza. Niyo mpamvu niyo yagize ikintu akora nko kumena ikirahure uba wumva isi kurangiriyeho, utazi ukuntu ushobora kumwihanganira, ukibaza ukuntu uwo mwana amenya ikirahure, ntunatekereze ko wenda gishobora kuba cyamucika nk'uko nawe cyagucika. Ikindi kintu gishobora kuba cyabitera ni ukuba tubitezeho ibintu byinshi birenze ibyo bashoboye. Nk'umwana w'imyaka 4 ukaba uvuga uti uyu mwana nicaye mu rugo ndi gukora akazi njyenyine, nta nubwo abona ko nshobora kumutuma kubera icyo ari kunsuzugura. Kandi wibuke ko ari umwana w'imyaka 4, wenda waramutumye bwa mbere, wamutumye bwa kabiri, wamutumye bwa gatatu, iyi ni inshuro ya 4. Kuba atabashije kujyaho ku nshuro ya 4 ukumva byacitse. Rero icyo nacyo ni ikindi kintu gishobora kuba cyabitera mu bintu bitera uwo munaniro, cyangwa se uko kumva kwihanganira abana batoya bitunanira. Nk'uko twabivugaga rero, kubwira nabo umwana hari ingaruka bimugiraho. Ingaruka ya mbere ni ukumutera ubwoba, agahora ari umuntu ufite ubwoba bwo kuvuga ngo mama arambwira gute, papa arambwira gute, uyu muntu tubana arambwira gute, reka nkireke iki kintu, hako si uko ntari kugikora, reka nkireke kubera ko ataza kumbwira nabi. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibyo areka kukubwira cyangwa se gukora kandi byari kumugirira akamaro. Ikindi, hari igihe baba bari kwiga ibintu bitandukanye, wenda kuko twebwe tunaniwe, ugahita uza ukamubwira nabi akumva acitse intege, ntashaka kongera kugira ikintu na kimwe agerageza. Ikindi ariko kinababaje cyane ni uko bimwigeza kure yawe. Umwana ukankamira, umwana ubwira nabi kenshi, bigera aho ngaho akumva ntagashaka kukwegera kuko afite ubwoba bw'uko nagira icyo yakora uri buze kumubwira nabi mu buryo butangaje. Ushobora kwibaza uti si ibi bintu koko nanjye ntifuza kwibabariza umwana, nkaba ntifuza kuba namutera ibikomere wenda bizanagumana n'igihe kirekire kubera uko kumubwira nabi. Ni gute nabigenza kugira ngo ibi bintu mbihindure? Kubihindura birashoboka, kuko wa munaniro, bwa burakari buza tubwumva gake gake, nubwo iyo tutabyitayeho tutamenya ko bwaje. Rero ni ingenzi kwitegereza ko ikintu kirandakaje, ngiye kuvuga nabi. Hari ukuntu tugenda tugira ibimenyetso by'umubiri nko gutera cyane k'umutima. Kubasha kwitegereza ibyo bimenyetso rero bidufasha ko twakwirinda kuvuga nabi bitaragera. Byaba bigiye kugera, waba wumva ugiye kubwira umwana wawe nabi bitewe na za ngaruka zose twabonye, ukavuga uti reka mbe nsohotse gato. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha mu gihe nubwo umwana akoze nabi, nubwo umwana akoze amakosa, ntago uko kumubwira nabi byihutirwa, ntago kumuhana byihutirwa. Banza usohoke gato, ubanze utuze, numara gutuza uzaza umuhane mu buryo bukwiriye. Ushobora gufata amazi ari aho hafi ukaba wanywaho. Ushobora kuba wakwibwira mu mutima uti ntago nkeneye kuba nabwira nabi umwana wanjye nonaha, reka mbanze ndindire bishire. Mu by'ukuri hari n'ikindi gifasha guhumeka cyane, kwinjiza umwuka mwinshi ukawusohora cyane. Nabyo ni ikintu gifasha guturisha umutima wawe mu gihe utegereje ko utuza, ukabasha kuba wahana wa mwana neza nk'uko ubishaka. Rero kubyiga birashoboka nk'uko twabivugaga. Icya mbere twabonye ni ukubanza kumenya ibimenyetso bikubwira ko ugiye kurakara cyangwa se ugiye kumubwira nabi. Wamara kubimenya ukabyitegereza, wabona bigiye kuba, ukavuga uti reka nywa amazi, reka nsohoke, reka mpumeke, reka niyibutse ko ibi bintu bitihutirwa. Rimwe na rimwe hari igihe biducika nk'uko
nabivugaga, ugashiduka wabikoze, umwana akakubwira ati nyamara mama umbwiye nabi, kandi nyine wenda ntabwo nari mbikwiriye, cyangwa akakubwira gusa ngo se mama kuri kumbwira nabi. Buriya abana bafite ukuntu babivuga kandi bakanabivuga cyane. Rero ikiba gikurikiyeho ni ukugerageza gusana ibyangiritse, kuko warangije kuvuga nabi, ariko gusana ibyangiritse ni ikintu gikomeye cy'ingenzi kizafasha wa mwana kumenya ko umuntu arakosa, ariko umuntu ashobora no gusaba imbabazi. Icyo gihe akimara kumbwira ati mama uzi ko umbwiye nabi, naramubwiye nti mwana wanjye mbabarira, ntabwo nifuzaga kukubwira nabi, ariko wakosheje, dore wafashe amata y'umwana kandi nari narabikubujije. Urumva mu kumbwira ko mubwiye nabi byahise bituma nanjye mbasha gutuza, mbasha kumubwira ibyo nashakaga kumubwira ariko ntuje. Mu by'ukuri nawe yarambwiye ati mama mbabarira, ntabwo nzongera. Rero icyo nashakaga kugarukaho hano ni uko gusana ibyangiritse ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ababyeyi turakoze, rimwe na rimwe ugasanga tunihagarazeho. Ntabwo ngewe nk'umubyeyi ngomba gusaba imbabazi gute se? Wasaba umwana imbabazi gute kandi ko ari naho bahera basuzugura? Oya, ntabwo nshobora gusaba umwana imbabazi, ariko umwana akenera ko tumusaba imbabazi, akenera ko tumusaba imbabazi igihe twamukoshereje, kuko nawe bimwigisha ko gukosa bibaho, gusaba imbabazi bibaho, ntibibe bya bintu tubigisha tubabwira gusa, ahubwo tukanabimwereka mu bikorwa. Rero ni ingenzi cyane gusana ibyangiritse, kuko kubyangiza ko tuzabyangiza, ariko iki kintu gituma nibura muhora muvura imibanire yanyu. Tuzagenda tugarukaho uburyo ari ingenzi mu gukura neza k'umwana. Nk'uko twabigarutseho rero, mu bitera kuvuga nabi cyangwa se kuba watombokera umwana, harimo na wa munaniro umuntu aba afite, harimo za stress umuntu aba afite. Ibyo byose bikeneye kwitabwaho. Rero ni ingenzi ko ufata umwanya nk'umubyeyi ukiyitaho. Buriya nta muntu ugabura ibyo adafite, ibyo ufite nibyo utanga. Rero gerageza kwishyiramo ibyiza, gerageza guharanira kwiyitaho uko bikwiriye, kugira ngo umwana ibyo umugaburira biba ari ibintu bifite intungamubiri zimeze neza. Gerageza kwiyitaho, gerageza gukora iyo siporo, gerageza kunywa ayo mazi, gerageza kuryama uruhuke, gerageza kumererwa neza. Numererwa neza uzaha umwana ibyiza, ariko nuba utamerewe neza umwana wawe azaba afite akaga. Niyo waba uvuga uti nanze kuryama kugira ngo umwiteho, uko kuntu uzamwitaho unaniwe, mu by'ukuri bishobora kuzaba ari bibi kurenza uko wari kuruhuka. Rero ababyeyi benshi tugiriye ingeso yo kutabasha kwiyitaho. Niyo mpamvu navuga ngo tubishyiremo imbaraga, bizadufasha, bifashe n'abana bacu turi kwitaho. Niba bijya bikubaho ukaba wavuga nabi, ukaba watombokera umwana, ntabwo ari ukuri umubyeyi mubi. Hoya, twese bitubaho, turi abantu. Ariko kandi kubihindura birashoboka, cyane cyane ko tutifuza ko abana bacu bazakurana ibikomere. Rero duharanire yuko uko kuvuga nabi kugabanuka, uko kuvuga nabi tugerageza kubihindura umunsi ku munsi, tuzagera aho tubigereho. Turabashimiye mwebwe mwese mwabashije kudukurikira kugeza ku musozo. Niba wifuza kuzajya ubona ibiganiro nk'ibi, turagushishikariza gukora subscribe ndetse na like, unasharinga abandi babyeyi ubona iki kiganiro cyagirira umumaro. Naho ubutaha, murakoze.